abayobozi bayobora batari babikwiriye. Nimvuga abayobozi bayobora batari babikwiriye, urahita utunga agatoki gitifu wanyu, urahita utunga agatoki meya wanyu, urahita utunga agatoki guverineri wanyu, urahita utunga agatoki sedo wanyu. Nimvuga ngo hari abayobozi muyobora mutari mukwiriye kuba mwayobora. Ejo bundi nagiye mu karere ka Musanze. Mu kugera mu karere ka Musanze, mu kagari ka Cyabararika, nasanze abayobozi bamaze gusenya inzu. Ngo daso zaraje, daso zimaze kuza zihirika inzu y'umuturage. Kandi mu mategeko y'u Rwanda avuga ko umuntu wangirije ibikorwa by'umuturage cyangwa se ibikorwa bya mugenzi we ku bushake ahanwa. Ikiba kibabaje nuko abaturage batarasobanukirwa n'amategeko. Iyi nzu basenye nukuvuga ngo hariho abafundi barimo kubaka, hariho abayede barimo bahereza abafundi, ndetse na nyiri inzu yari ahari. We icyo bamushinje ni ukubaka inzu itagira ibyangombwa. Ariko se mwabayobozi mwereka mbabaze, umuturage abonye amabati, sibyo? Agize amahirwe abonye n'uwo mutabo w'ubutaka. Agize ati reka mve mu bukode, azamuye rya bati arishizeho. Agize ati reka mve mu bukode, ati reka nzamure itafari. Nawe uraje wirukanka ngo yubatse nta byangombwa. Aho kumugira inama y'uburyo yashaka ibyangombwa, inzu yose ushize hasi. Hari abafundi bari bararara bariye kubera iyo nzu, hari abayede bari bararara bariye kubera iyo nzu, hari butike yari irarara yinjije kubera iyo nzu iri kubakwa. Inzu iri kubakwa yari iragaburira abantu benshi, none wowe urayisenye. Wamugira inama yo kujya gushaka icyangombwa, cyangwa se ukabwira uti ubuhagaritse kubaka ugenda ubanza ushaka ibyangombwa, aho gufata inzu yatangiye, inzu igeze muri rento, inzu igeze mu madirisha, inzu yagezeho isakaro, ngo uyisenye. Mwabayobozi, niba ufashe inzu y'umuturage ugomba kuyobora, niba ufashe inzu y'umuturage wari uvuze ati reka ngerageze mve mu bukode, uzi imyaka uburyo aya mafaranga yayakoreye, uzi imyaka yashatsemo aya mabati. Nimba navuga ngo ni ubujiji bw'abayobozi, kandi abenshi na benshi abayobozi basenya amazu ntibakunze kuyegera ikigusetsa. Baragenda bagatuma daso, bagatuma inkeragutabara, kandi si inkeragutabara ikigusetsa, isi daso ikigusetsa baba bari mu bukode, baba bakodesha. Bamwe barimo n'amezi barabahaye priyave, abandi bamazemo amezi 3 batishura, bakagenda bakajya gusenya inzu y'umuturage wavuze ati reka mve mu bukode. Mwabayobozi mwe, ese iyo musenye inzu y'umuturage mugira ngo amarira y'aba bagore musenyeye, amarira y'aba bagabo musenyeye, mugira azabagiraho ingaruka nziza?
ese we nuramuka ugiye kubaka we bakayisenya, ese inzu basenya ari iyawe cyangwa ari iya mukuru wawe cyangwa ari iya nyogosenge? harya ngo nuko baba bakwimya y'ikaramu ko muhembwa imishahara yuzuye, ko muhembwa amafaranga menshi, murya amafaranga ya leta mugahindukira mukaja gusenya inzu z'abaturage? Reka tubyemere ko abaturage babubatse mu buryo butemewe n'amategeko, ariko kandi niba bubatse mu buryo butemewe n'amategeko hari uburyo wababwiramo inama bakajya gushaka ibyangombwa. Ni nka ba bayobozi batema insina bakafata urutoki rwose bakagenda bagatsinsura bitwashe icyo ari cyo. Nyamara nubwo uyu muntu aba yambaye umwenda w'ubuyobozi aba arataha muri sosiyete, aba arataha muri karitsiye. Niba wifashe ugafata urutoki ukarutemagura, ejo ukaja kugura imineke ku isoko, ejo ukaja kugura igitoki mu isoko, kandi waratemye urutoki, waratemye intoki, ejo ukaja kugura ubushera, waratemye amasaka. Ariko se reka mbabaza gitifu ndakubaza, nawe meya ndakubaza, mumbwize ukuri, guverineri ndakubaza, k'insina atari ikintu kiba gitewe ako kanya ko kiba kigaragara kitihishe? Kuki mutabwira ngo izo nsina zikureho hakiri kare, ugahenga zimaze kwana, zimaze kuzana ibitoki batangiye gusarura, ukavuga ngo nimushire hasi ngo ziri korora ibisambo? Hanyuma se ni wowe utari igisambo, wowe wiba amafaranga y'abaturage? Wowe usaba abaturage ruswa ngo baguhe wubake? Wowe uratema amasaka y'abaturage bayahinze ureba hehe? Umuntu yahinze ibigori agiye gucamo icyo kotsa, uramufasha umujyanye kuri polisi ngo bamufunge. Gufunga ntabwo ari wo mwanzuro, ahubwo dore icyakorwa. Wamugira inama ukabwira uti rero ibi bigori byahinzwe mu buryo bwo kugira ngo tuzabone umusaruro uhagije, ntabwo wabica kimwe kimwe ngo genda uje kotsa icyo ngicyo, genda uteke ibyo ngibyo, ariko ntuzongere uzareka ibi ngibi byume. Abaturage ni abantu beza, nta muturage unanira ubuyobozi, umuturage icyo gihe azakumva. No kwifata ukagenda ugatemagura ibigori ngo birimo birazana igihuru muri karitsiye, kandi ibigori babihinze mudugudu ari aho ngaho. Sedo atuye mwako kagari, abinyuraho buri munsi, yarabiretse, wabona bigiye kwera ngo nibatemagure. Bayobozi aya marira muzayabazwa, amarira y'aba bakene muzayabazwa. Nta soni koko? Nta soni? Umuntu abonye 5,000 agiye kurangura amandazi ngo areke arungukaho 1,000. Umuntu abonye 1,000 agiye kurangura ibitunguru ngo areke arungukaho 500. Urarangije umwirukaho, bya bintu urabimwatsi, uragiye ubirunda ku kagari, biboreyeyo. Haryo muturage azatera imbere ati
uwo muturage azatera imbere ate? Muyobozi ndakubaza, icyagakozwe ni iki? Fata aba bantu bari gucuruza mu ndobo, ugenda ubaganirize, ubabaza uti mbese mushoboye iki? Ese waba amafaranga ya naya mwashobora kuyabyaza umusaruro? Aho kubirukaho ngo na bya 5 bashoye ubibake. Hari imodoka twaguse z'ibirenge bavuga ngo ni iz'umutekano, ariko kugira ngo zibe iz'umutekano zirirwa ziruka hehe? Ku bantu bacuruza amandazi. Umunsi uziruka ku muntu akagwa ku giti akaba arapfuye, we wamwirutse uzasobanura ngo iki? Ese umuntu uri gucuruza amandazi ni umwanzi w'igihugu? Warwana n'abari guhungabanya umutekano w'igihugu ukareka aba bantu bakicururiza? Cyangwa se niba udashaka ko bacururiza mu ndobo, baha igishoro kinini bagende mu isoko, batanga imisoro, batanga ipatante kugira ngo ibintu bibashe kuba byagenda neza. Umuturage ni umwana mwiza, ntabwo yakunanira. Rero abayobozi nk'aba ngaba bafata imyanzuro birukanse, nibo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ati aba ntabwo bakwiye kuba bayobora abaturage. Icyo nemera Perezida wa Repubulika, ibi byose arabireba, yamara kubireba ikibazo akagikemura. Nshuti bavandimwe, nimba uzi ko uri umuyobozi, irinde guhohotera abaturage. Nimba uzi ko wagize amahirwe Imana ikaguha ubuyobozi, ubuyobozi Imana yaguhaye bukoreshe neza. Numara kubukoresha neza, Imana izaguhemba. Numara kubukoresha neza, Imana izakugirira neza. Munabyumva neza? Gusa reka tubanze tubasabe, nimba mutarakora subscribe, mukore subscribe, kandi video yacu muze kuba mwayisangiza abandi. Ikintu nakunda ni ukwihutisha video ukagenda utarutsa, kubera ko utarukije hari byinshi utabasha kuba wabona. Hari abayobozi bifata nabi, waje gusaba serivisi ugasanga ari muri chat, waje gusaba serivisi ngo genda. Ibi bintu ntabwo ari byo. Abayobozi mwisubireho. Niba umuturage abonye ibati, ahubwo mushigikire. Nimba abonye amabati 10, mufashe nawe azamura iyo nzu, mugira inama y'uburyo yabona inzu. Ariko ntawe uzi uburyo gukodesha bivuna. Gukodesha biravuna mwa babyeyi. Iyo rero umuntu avuye mu bukode, nindi ntambwe abateye y'iterambere, kubera ko ya mafaranga yatangaga mu bukode azayakoresha ibindi bikorwa byunguka. Rero niba umuturage agize atya akava mu bukode, ahubwo yakagombye no kuba yahembwa. Umuturage ubonye amabati, umuturage ubonye inkarakara, umuturage ubonye sharupante, akagerekaho akazamura, warangiza ukaza uri gusenya, ariko sidasoreka mbabaza. Mu bintu mwahuguriwe, mu nshingano mwahawe, ko mwahawe kurinda abaturage n'ibyabo, none mukaba muri kubyangiriza, ubwo akazi kanyu muri kubakora neza? Abadaso ndababaza, muragira ngo amarira y'aba bagore, amarira y'isi imfubyi muzayakira? Ibi bintu nuko tubivuga mukatwita abasazi.
ibintu nuko tubivuga mugaterera iyo mukaba baterera iyo, ariko ibintu ntabwo byari bikwiye, ibintu ntabwo ari byo, ibintu byakagombye guhinduka, ibi bintu byakagombye ntabwo nzi uko nabivuga, ariko mu by'ukuri ntabwo nakwemera ko ibintu nk'ibi ngibi bikomeza kuba umuntu arebera. Niyo mpamvu dusaba ubuyobozi kugira ngo bujye budufasha bukurikirana abayobozi nk'aba ngaba bafata abaturage bakabahohotera. Dufite ubuyobozi bwiza bw'igihugu, reka rero tubusabe Imana ijye ibaha imbaraga, ijye ibaha ubwenge bwo kugira ngo aba bantu bifata nabi mu buyobozi bajye bahanwa. Ni gute umuturage asenya inzu y'umuturage? Umuturage dasu asenya inzu y'umuturage? Ntabwo byari bikwiye.